iyi ngegera nta kindi ubu ngubu kiri gusebya abantu n'inzara iramwishe. Mbwira amafaranga mufitiye nyaguhe. Haguruka kora 360 ndakwishura. Dumba Karan ufite mama aho ngaho uwo mutinganya yashyireho. mfite email kandi mfite email Uyanyoreza ndayohereza basigaye. Oya pe ndakurya amafaranga. Umutinganya yagiye kunyishyura. Oya umva Brandi. Kiri gusebya umwana w'umuhanzi yimereye neza. Brandi umva sheri didu reka ngwisari ya Kasuku rero cyagiye cyegera duhuje ngo twiyunge ngo n'ibintu yanutse gas mari mabarire ari Kigali ahamagara uri mu mukozi yabuze amafaranga ngo ni mamayiro 50 ndabwa mu bwesa kuri hotel ndamuhereza Brandi Pita ungirida wajya umutima n'umutima niko yayironga naho mashe bikimoro basikarago byakuzura bizarangira umenye migira ndako barede ukunda pe akundi kagenda kwikundira Kasuku mukirangiza kwiyunga yasaba amafaranga uzukuru bimeze yego sheri inda yabo igifuko Brandi ndayigifuko ako gatinganye abwira gatinganye Brandi agatinganye niwe wangegera Brandi uzukuntu byagenze ngira ko byagenze nagoye 50,000 uwo mutinganye uretse Rwanda like currency the fuck uwo mutinganye tanga ijambo uwo mutinganye wundi ngo ni Kevin Kade uriya mutima indirimbo zazishyira muri mudu nkabyina nkaryoherwa I love him banza ntabwo ari umutinganye niwo banza wumve Brandi kaso ufite porogaramu hano ifo kuri siporo ugakora na abdominal Brandi Kasuku kubera gisa nabi kibona nta mukobwa yemera ndakumva sheri Kasuku umbwira reka twumve akarundi kanje reka twumve isa account ya Kevin Kade umutinganye iyo drapo ni iki ako wagira ngo Kasuku iyo abatinganye batenganye bikurya he ndakubajije isa account umutinganye iyo ni fake man none te uwo mutinganye iyo atinganye wowe bikurya hehe what is the problem nuko abona nta wamwemera uwo muntu w'indingano yewe kuba umuntu yatingana nta hantu bindya ariko icyo gusa ngiye mbabwira abantu bagenzi bacu nuko utazayoberaho abo bantu bafite gahunda bitari nziza umuntu wakwiyoberaho yaba ameze gute kandi ariko urakoze akarundi kanje rero umuntu wakwiyoberaho Brandi ibaze n'ukuri kw'Imana ugiye kubona ukabona nka so ukubyara abahungu Kasuku nakubwiye icyagiye twingana ko yagute ntukavuga papa wanjye niduhura nzagukubita amazuru nzabena Paul ayava ngo riri mu Rwanda abahungu n'abana bagiye kubona ukabona n'umusaza barakanje bamubika ubusira ko zakubota bakayifomora bakayikubita kw'ingumu none se reba buretse gati kintu reba nk'umwana gufata umuntu akawumanyo reba nk'umwana w'umutinganyi uri kumva mureke nyine no siragutinga ariko kasubye ikibazo uramukunda cyangwa uyu uravuga akarundi kanje mubazira gukunda cyangwa gukunda ibihugu byose azengurutsa akabuno bro that's money he's working ikintu cyabe saluti yaje n'ubushinza gukubita amajigo ya ashuhe like what the fuck ndashaka kuboxa Brandi reka Kasuku mbaze mubwire ikintu kimwe Kasuku yewe ikintu cya mbere cyantangaje oya banza mubwire umva ko wanje Dumba I went to school bro umuntu bita Nixon ntabwo ashobora gusubira mu Burundi baza ngo byagenze gute yaramaze azase mu Rwanda uri so Nixon you my brother uri mu izina ryanjye ngiye nzaguteka care who cares
yigeze kujya mu Burundi, amaze kujya mu Burundi ngavuye icyo gihe yabaga mu Buhinde. Ava mu Buhinde ajya mu Burundi. Agiye mu Burundi sha askwera kana kagakozi bw'agahungu. Bitaga Venani sha. Ukumva bro? Umva izo stories zawe zibimbana ukumva bro? Nizikirya man. Izo stories zawe zibimbana bagiye gushaka Lixoni basanga ngaho uzamubwira ngo subira mu Burundi. Samo mubwira Rix ako gaswari ogereka kwanduza abantu koko. Ariko se nyabona Bradine nakubwiye kandi akwiyamye biranangirize kandi akwiyamye narutwe. ibyo ni mukanga nabisubiramo uyu mwana rero cyaka se kukiza ko abantu bose bagitiye kasu umunsi nzakubaza iyo ngegera uzagutira amabox y'amasazane wasweye Kevin Kade nimubona Kevin Kade agenda atambitse ibirenge sha uyu mwana watumye bitambika ariko sha icyuzi uremwe mwisebanya urumva bura mukanya ntago kazi kuvuga mukanya kagiye kugenda akarundi kanje kamubwire ikiboro gifite ubukene iyo so hamwe ubukene uri kuvuga ubwo n'ubukene ari hehe amaragira ari hehe amayero 50 yanjye ari hehe 50 euros ari hehe the fuck bitch gasuku kwaza asiza meza ngahe Rumba byamaze kuba kavuye ntabwo ndimo ndabumva urumva barimo baravuga nk'ubusandi buvugira namo isandi mani ntabwo ndimo ndabumva ngewe burimo baravugira namo ntabwo oya umva nkubwire urumva buravuga buvugira namo ntabwo ukusa niko n'umutima wawe usa byemere turaje ntabwo buri gutuma umuntu abwumva nyine buravugira namo bukavugira namo mugende muvuga umwe Kasuku it's okay uri mubere ko nacyo turagukunda ukagira n'umutima mubi ukagira n'ubugome byose byakwikubise tubakunda uko basa uri mubi ukagira umutima mubi ugasana nabi ibi byose byakwikoraniyeho what the fuck uzigomba abantu babi bajya bagira umutima mwiza Dumba yo urumva nta muhungu Blandine yabivuga nkabyumva akanyumva ko ndi mubi nkumva ni sawa nta n'ikibazo uri mubi bro wari uretse gakugenda gakiwe gucecetse Dumba kabwire uretse nawe uretse Dumba vuga ishukuri nta muhungu muzima wagenda akavuga ngo runaka ngo iyo bivuga iyo ukomeza kujya ubivuga abantu uri mubi umuntu wari wese arabibona kuri mubi Blandine bivuze nahita mvuga ati n'ubundi eba ntago ugiye okay bikemura ikibazo mundi wanje C'est une fois que frère, on va parler en français moi au Burundi. Burundi wanje. Il est moche. Ibyo babyumvise hindura n'ibindi shiraho n'ibindi. Umva gasuku reka mbikubwire bigusubiriremo. Umuntu wari we wese yaba umuhungu yaba umukobwa barabona kuri mubi urumva uri mubi ukagira isura mbi ubundi wowe bro wowe sinzi impamvu batarakujyana wakigeze tukajya bavuga zana n'ibindi bamwita umwami w'abagore nazana n'ibindi so ikintu kimwe gihari ikintu kimwe gihari ntago abatinganyi b'iki gihe bagishaka ko tubashyira hanze umuntu wabuze umugore ni ukugira ngo mutore ka sosiyete oya kaso nikirangwa mbere niyo bino duciringa se brother ukagira ngo ugiye guciringa no mu brother wawe sha ibintu bagukorera kabuno baragatosa ninde muntu wari uzi muco nane se kaso ibyo bya ka whatever you say uvuze
wabimenye gute sheri ase akarundi Brandi kanje buri mwanya wose ukunda batinganyi ngo ngiye kwase muhungu ngo ngiye kuki abaguma horata cyabya mubihiye yabigerageje biramubuhira you in a group wabikoze what disappointed if you did it wabikoze birakubabaza birakuderanje ariko wabikoze reka mbazanire ifoto ya Kasuka akinanutse mu murenge Dumba uyu niwe muntu wanzaniye ngo njye yanjye ngo yakera babarumbiza ukuri n'abo bantu nakunze Blandine ukuntu yavuze ngagaza ko reka nkubwire Kasuku ntabwo nkwanga ariko uri umupede nawe pe uzi kureba pe barakwenda ntabwo wenda aho Kasuku barakwenda pe barakwenda ntabwo azi kuvuga neza ni nayo mpamvu ibyo akora nta bwenge mba burimo reka mbanze ngushake nari nzi ko kize sha kandi aka kagatinganye uzi ko kize yewe kabaga mu buhinde kambeshya ngo kariga abahinde bajyaga Wilson mbwira ko pana abahinde n'abahinde bro reka nkubwire umva ntabwo urakabona ukuntu kagenda ka Wilson kagenda gutya ngo mu mwanya ni gute Kasu ni gute umenye ukuntu abantu bagenda kandi utabigenda nawe wowe ubizi kurusha Wilson azi ibyo utazi Wilson ntabyo uzi ibyo bintu kuvuga ngo ukuntu abantu bagende umaze kubenda niko Blandi ako Kasu kuki ufite amabere Blandi kubera icyo ufite amabere utanyurira nawe nkajya kumukanga utanyurira ukuntu wasanze Pascal mukanga se ntabwo amfite bro Pascal amaratereta umugabo none naje atanga amabuno njye se birandeba I don't care ntacyo bimbwiye natanga amabuno nabishaka ntacyo bimbwiye ako wowe se ko nabyumvise mabubu yawe washyizwe ngo nibyo bro Blandine yateretaga umugabo atereta na Blandine wowe se ko bamuteretse wowe Kasuku ntabwo wateretse Pascal wowe ntabwo wateretse Pascal yego sheri mumbwira akarundi kanje cyangwa urashaka tubizane urwumva Kasuku araza ngakifatira abantu uzi umuntu wambaye amakuru yose ya Pascal na Blandine oya turabizi ninde nutwa ninde ni umujama wakinaga mu Mavubi bita bitana Jeremy yakubwiye gute bitana uramuzi donc ntago nza mu zina abanyarwanda birirwa muri Avenue Matongo barimo baranywa amasupu hariya ntabwo bazi njye ntago ndabona amatongo sheri uzambaririze ariko barimo amasupu hariya na ba Pascal banywa amasupu ntago ngiye mu amasupu I don't know ariko urabizi neza ko barimo baranywa amasupu hariya oya ahubwo icyo nshaka kubaza karimo karanyandikira do reba hano kano gatinganye karimo karanyandikira ngo mbage Blandine arabeshe reka kubesha Kasuku dore gi message yawe do reba hano yo message yawe uzi kubesha karanyandikira do reba mana nakandikiye Dumba mbwiye ngo uhamagare uze kuri live Kasuku reka kubesha karimo karanyandikira barewe Dumba ntabwo ari wambwiye ngo Blandi ahubwo ngo karashaka guteranya Rickson ntabwo natuma waga Blandine niba ngaho ariko se mwatugabo umwe tubiri mwumbaga rero mumbage muvuge kuri umubabaro Blandine yaciyemo Rickson ntabwo natuma Blandine wo mubaga umbiye mitwe ako Blandine Kasuku na Wilson muze ceceka baze muze mwatugabo umwe tubiri ko mutubiri ntubya tubiri muze mu ndwaye turebe Blandine nakwiyamye
ubu se uhamagara abantu bafite amavyakasi uko ubona ayafite mvuye kuzana agafuka uravuga gusabira undi afite rimwe uravuga ntabwo gusabira Brandi rimwe afite rimwe nani ryagira aho nakubeshye sura nari gukumbuye niryo rimwe ararifite Yo, Brandi umuntu arabyibuha nk'umuntu utagira projet Brandi aho nakubeshye nari gukumbuye kabisa ziba nyako Brandine umuteranya ako kanya agahita ahinduka ako kanya. Brandine yemba nzi ubundi ngewe abantu bose dukorana nawe ibiganiro hano mbanzi umva sheri do yeah, I'm very mindful people we are kidding. karayisibye message karayisibye do Brandi reba karayisibye reba karayisibye do komeza uzempere wakira reba hano izina ry'Imana mfiki gihe bro reba karayisibye wangegera aho sinakwandikiye kare ndi kukubwira reba karayisibye message Uzi ko ayisibye ako karundi uri umupede cyangwa ntabwo uri umupede yego cyangwa itukabaka Brandi nakubwiye akarundi uri agapede cyangwa uri agapede yego cyangwa Brandi barakubesha nge nabaze cyaka suko Dumba oya akarundi nakubaje ikibazo kimeze ngo uri agapede cyangwa uri agapede uri agapede cyangwa uriko cyangwa ntabwo uriko urashaka se turongorane kugira ngo ubimenye uri kumenya Brandi iyo ngo sumba ntabwo ndongora ni ikibazo nzashaka undi muntu bikora mbere ariko sumba uri agapede ikibazo yego cyangwa uri agapede cyangwa uri agapede Pascal uburebure rwose warabura kumenyera utashaka kundogora bro sumba ariko Brandi niba ugezaho kurongorwa n'umupede urarangiye nago kandongora sheri akarundi kanda gakunze ko nago kandongora n'agapeti hano Dumba hano nagenda ngahita nicara akaguru gahita nkagereka ku kandi nkabane drawing akarundi kandi gurateranije Brandine na akarundi uburyo Brandine wanje akabaga uyu muswa wandi gasukwe atari mvana mu rugo turabazi sha uburyo Brandine akabaga ubu rero bodafoka nari gushaka gukontorora ndawe ingana nkaho wicaye ku kigega utafaka akarundi nje nawe nadumba kivuganire turekane gasuku ntabwo gazi gukontorora umubiri dore akarundi karimo karagutanga gahita gasaba message barayikangumbise kangubitse mu kirere what the fuck ariko sha warabonye ko abantu ari ikijuju kweri warabonye ko abantu atabwenge bagiye ngwino se ngwino nkubwire akarundi hano ibintu kambwesha reka mberereke ibintu kambwesha kasukuziba ziba wanjegera ubyibushye gutagira ama projet oya ari ibintu kambwiye disa ibintu kambwiye reka ngiye kuzipinga my mouth ubinyohereze muri message akarundi kanje ibintu kavu Brandi ari ibintu kavuze ni mbaye umwana ubinyohereze muri WhatsApp mbere bisome abikuye he gashogazaga okay safa ndabyumva hene byakire okay bavuze ngo kubesha shani kireke kuko oya nako nongera nako Rixo ubusenge na Brandine uzituvuganira tuzi oya akarundi nawe nago urezi ko ntabangagira no nyene ariko none sari kuza kubesha karabwiye ngo haryo mu Bubiligi Kintu muratari wa class ndakwiyamye Rixo reka ngoreke ngo singo jupite visite bebe je mfite akazi bari busy n'umugore wa business ntabwo nyinjira comme tu veux ubundi iturufu yanjye ya nyuma kuri ino mihanda ni Brandine iyo hari umuntu unaniye mpita ngenda kwa Brandine nkahita mubwira ati Brandine uzi ko umuntu anutse nawe agushiramo mpita ngenda nkizirira gutya ngo leta wiryamire tugashyira ku murongo
Blandine kigeze kuvuga amasaha 16 bro. Gasukura ufite experience Gasukura ajigira muti No Blandine. Okay. Blandine agira system aragenda getagura n'imbaraga champagne k'amadolari 3. Uri kumva? Gasukura akamugura ari nka butandatu. Akagenda kiyambarira agakanzu katarimo agakariso kuri yawe y'udolari kuri yawe y'inywera amadolari 3 ko wose wanywa amadolari 3 buda kavuga ubusa sasa ubusa maberanye wowe unywera amadolari 3 iwanyu aba inzoga z'amadolari 3 Listen we nakwe unamujya kuvuga ko numva kunywera amakema Kasuku wowe barakwishe ngo untuke ungira amavyi usanga ndishano je ndishano Oishinzi yana ofati ishinzi ari kibazo umuntu bishura kugira ngo atukane wallahi ishinzi yewe abasirikare ba kera mu Rwanda bari intwari ishinzi bro Lixoni zibaho nakurasi umuntu ubona ko Blandine wenyine je nta ibintu nabikora bro nzibaho ndakwiyamye kandi yarakwiyamye ubushize aravuga ngo yamaze gutandukana na Pascal nuko abishaka kuzana Pascal mu buzima oya njye akarundi kanje nakanje akabundi karundi kanje nakibazo dufite ibyo bagomba amadolari 3 gatuka abantu uri umva uri kibuga akarundi karakurasha ibyo ni uri uko inda yawe ingana n'umuntu akarundi I love you Lixoni kuri chipu reka amadolari 3 nukomeze kuzana Pascal muri ibi bintu na Blandine Blandine baramutaye yego incuzi impamvu yashake Pascal ibyangombwa gukura mu Rwanda azaje agenda mu Rwanda niwe nawe ashobora gushakira ibyangombwa umuntu wowe uzabishakira umuntu no yashima kashi mugwe ngo uko ari umukira wose za billion amadolari amayero Dumba umwana bita Pascal woza kira basket mu Rwanda Blandine yari arajyanye hanze umwana se wambwa waramubyaye gaswenyo ko mubyaye nibe nawe afite kujyana umuntu hanze wowe ko byakoranye avuga ko ngari umufurama gake ndi umufurama se ni inabwo umbaje ufite amafaranga ukontorora isi nta kintu cyababaje Blandine nko kuzana Pascal amukuye mu Rwanda ngo ni basketball ako dumba waratishari imboro ishukwaho igice imboro ya Pascal ishuka ibice ahangaha warawe cyangwa dumba bwira abantu ko nkunda babwire reka ishari babwire ko nkunda babwire isi yose kure dumba ufite ishari babwire ko nkunda ariko kujisha iyo story nuyikomeza I know je t'aime ndakunda but like bihuriye ariko kujisha iyo story nuyikomeza yibice ishari murabesh umuniga yavuye Kigali ngo ashutanga amatrapwe ngwe jama alikuja Bubiligi imboro ahanga niho hashukagwa umutwe wacukaga hasi ni hashuka hano hasi hafi y'amabya uri kikuri urabona hafi y'amabya ni hashukwaga n'umutwe hejuru n'umutwe kikadiga ahangaha Dumba berereka pe arajugunya Blandine wapushije ahagaze we ariko ka Blandine yigeze kumbwira ngo akizana Pascal mu Bubiligi niba Pascal yaraje arwaye constipation ngo toilette zose zo mu nzu zari zaraziriye ngo yajyaga yibaza niba Pascal ingana y'ibisheke akosha ndego bagabo we mbaza ngo Blandine yakoze iki Blandine yarashipinze ijo nabwo ngo nawe yari yashipinze kwabwa uziba ako turakunda cyangwa dukunda umuzigo wawe ni fake umuzigo ni igicupuri bibaho no urahomba hari abantu bahomba bagahomba turahomba wakiri igihombo bapfunyishe amazi iriya pase ndo yiguhaye ubundi iriya pase ndo yiguhaye Facebook ni Facebook ya motherfuckers ngo yamutoraga kuri Facebook
muri bigorgisha kariko bakudika muri buri cucu yo ariko uko yonda Blandine zakubita muri nkubona yaranyibwira yamagarira kuri telefone ndashaka nyako nabona guhamagaye aramagara kuri telefone ati buretse gato mwereka ibintu ngiye gukorera ka Pascal ati nimugoroba kampfubije nejo bundi bushize aho karampfubije reka nzamwereka ibintu ngiye gukorera abarakabyukira ngo Pachiko yakitaga Pachiko manene what the fuck Pascal yahuye nakumushusha imodoka muri Iveri utarayijya Blandine yabwiye ka Pascal ngo byukubucyukwisha imboro Rako kasu ziba pe niyo ndayawa mugabo uri murabesha none nanga diserebe ati barampfunyikiye bagumize ikibiribiri kandi nta bundi bushobozi afite bwo kugira ngo jepe ngo ndi mugabo ubu no kuvuga ngo abasundika Blandine komeye cyane wabwiye mbwigaceceka I'm having fun. Yes. ariko Blandine yaranyamagariye turi i Kigali uri wambwa ngiye guha amafaranga kugira koko wabaye depane ufite ikibazo cy'amafaranga nagufu gukubye no guha amafaranga gasiperi kuri Blandine yaranyamagariye turi i Kigali abaramwe ati mbabare unshakira umwana w'umupagasi ati mbabare unshakira umwana w'umupagasi ufite imbori meze nk'akaboko k'Uwiteka gahora karambuye ndamubwira nti ndaje mugushakire njya Nyabugogo mushakira umwana w'umukarani mwiza mu mijambo we do wamaye kushakira umwana w'umukarani mwiza ndagenda ndamwoza bamukuru ndamupakira muherereza Blandine urimbwa waraye ku isaha y'isa 9 z'amanywa bamutangiye saa 3 bamurangiza saa 9 umukarani guhimba umwana w'umukarani Blandine imbwebye nago ziba uri imbwa ya mbere ati ndemeye umwana aransukuye pe uri imbwa pe ibaza umugabo yaba yamuguriye ibintu byose ibaza umuntu yagutuma ngo kumushakira kasu uri mu Rwanda nzagukubita kumagara polisi nizakunkura nzagukubita reka ibaze Blandine yategeka ko amushakira umugabo walaye ibaze iyo mbwa waraye pe agatinga kasu reka nkubwiye kasu ase ba abantu bafasha byahereye ariko Blandine agatinga karacyara agatinga nyina Rwanda kose kemera ubuzima bwako ariko wowe uri ikigori cyora aho kasu undi urayigira cyangwa ntayigira niba ufite abiri nk'abana b'Abanyarwanda ntayo ufite Dumba kasuka afite ishari afite igitsina indagwiri igitsina ntabwo Dumba none se nta gakuru ka Pascal si Pascal ni ndubundi huzi Pascal nta ka Pascal wagowe wa muskera we Pascal ni Pascal ni nde Pascal okuye muri basket kagomba kujya gukina muri NBA sha abantu bakina muri NBA bafite imyaka 35 bafa kuri kigori gipe Pascal wamutwa afite 26 okay nka grammar wanje my grandma RIP Pascal ofete Pascal bamukuye kuri benchi sindi ntabwo akira Dumba ntabwo aho ngaho ntabwo akira reka dumavuga fuck up shut the fuck up Dumba vuga sheri Dumba vuga Pascal yabanzagamo bro ziba akabyindi reka Pascal reka Ngoreka Pascal avuge gatangiye kumukumbura gusana ya mapera wariye ndaki akarudi kanje twicecekera yatumena Dumba uravuga Dumba see your fucking side akarudi karamuvanze noneho arongeye yibutse ko kamuvanze ahita akambwira akarundi kanjye kagatinganyi
isiba gaswera okay du ifigire kandi seri hari umuntu ivuge muri komantere yanditse ngo kandi wasanga ujya ujya ingurube kandi ari bene wanyu bene wanyu bene wanyu oya nagira ngo abanyu wese babibonye ngo ubu wasanga ujya ujya bene wanyu ingurube se uvuze ingurube genda mu isilamu Dumba ngo ubu wasanga akazu kajya ajya bene wabo Dumba ukabara agasaba Alright, bene wabo akarundi kanje nago ngenje ingurube I'm so sorry kano Dumba karundi vuga vuga kano karundi ntago kazi k'abahungu banjye bibereye aho ngaho muri komantere bashobora kuza bakakabaga bikomeye cyane uri kuba umva none se ugira ngo barabyibagiwe kuri umutinganyi mbabwire none se ugira ngo baribagiwe ko natinganye nawe mbabwire babikwibutse se ndose gutingana icyaha wowe wagiye kuri ya ntuza nakubwiye tutagira ati tutagira ati cyatereke vuga yego cyangwa oya yatangiye cyatereke ahubwo Brandon Kasim sio gaskwere umugore gasinizanye wambuka umva umva umugore wanjye erega umugore wanjye du umugore wanjye kibwirisha kigabo kigana n'ingurube oya cyakora Brandon cyo n'umugore ugushakisha gusa nyine nako nta gikundiro kagira mu bagabo nk'abangaye bose bamaze kugata nuko ko ibyo bakunda rero ntabwo ukunze ntabwo waza mu buzima bwanjye nta gikundiro kagira ariko ni keza ntabwo ushaka yese hutoje Brandon ni keza ukumva ntabwo ushaka ko bankoresha gukunda ariko nako karavuga cyane karavuga cyane wabwa ugira ukuri warawugira ukuri pe karavuga ni keza pe ni keza kagira n'umutima mwiza karavuga wabwa ugira ukuri ariko Brandon avuga cyane yarakaye nuko kimana Brandon atarakaye na lewana noneho ngewe kamamagaye karimo karubaka inzu gashaka kunyirataho yuko karimo kubaka inzu n'ibiki byose ushaka ko ufite amafaranga flexing money bebe yo gafite amafaranga karagura sinabikubwiye du bebe twego ntabwo turi abantu bajya mu Rwanda mu magambo we have to make money tugomba guteza igihugu imbere none se erega Brandon kasukibaza kuri yakorera amafaranga ko ariko bose bayakorera bro uyu murundi ntabwo arimo aranyumva twagiye kwiga bro twe ntabwo dukorera amafaranga muri burya wowe urimo urashaka gupinga Brandon umurusha uragenda indu ugashira hejuru ukabyinira to school and we work hard we are fighting twacuruza amandazi twacuruza indagara urumva urimo ushaka gupinga Brandon umurusha amafaranga wakigori tuziba oya wewe uzatubona ko Brandon umwana w'umukobwa witunze ufite iduka ryo mu Bubiligi akanamusambanyamo gake ndakwenye gasambanya ako kasi nina wavuta gusamba basambanya nyoko gaskwere mpamvu écoute kaso wavutse bagusambanyije basambanya nyoko nako bikibazo arashaka kuvuga ibigambo bibi I don't even give a fuck ko umugabo ngira Kinyarwanda so now I can talk ariko kireba uvuga wegeye inyuma ureke kwegera telefone manu bande bakwetse amafaranga bande bakwetse amafaranga ntabwo wumvise ukakuye amafaranga kandi ngafite umusaza wenda gupfa w'umuzungu kandi se jewe cyangwa umurundi Brandon wanze kumbwira ko ufite umugabo bivugiye kuri live nanze wambwa urabizi gaskwere igenda bizi ndi mu gikari mu gikari urabizi sharenge nawe tufite ubuzima ntabwo uri kubasa agasaza gahirita ku ruhande ntabwo uri kubaka n'agasaza gahirita Yo pega kaso undi gaso ka bise no makano gasaza k'imyaka 86 gahirita
Tumvise utazi. Ngeze wo nkudo wasaza na kwaje billionaire umusaza na wasaza wagira ngo wantere biheri ndishima nka Kasuku mwemere ko ninongera guhura nawe nzagukubita ingumu muri aya majigo nkayaho. Tuzagukubita. Umurundi tuzagikubita. Urabona bijigo. Ibyo bijigo no boxing. Mu boxing. Kiguri. Nibijigo. Nzagukubita kandi polisi zamubere ko nimongera guhura. Ariko nacyo kirabizi. Tuzagikubita mu bantu. Ubashe tuzagikubita twese tugihobere. Ye kiri kugenda mu bantu kigenda kiyubaye byatari ko yakirazi. Tuzagikubita tugihobere sheri. Tuzi ubwenge. Uzagikubita ubwenge niyo kiri no mu Rwanda ntago kijya kigenda cyonyine kijyana n'abantu ko yago gitinya ko bagikora. Nzagipapuro kiho. Dore uko kimeze. Kabradine kagasaza dore kamufata gutya aho gasana k'imyaka 80. Wambwaka wakibwa wavuze Brandine ukabiko Kabradine. Gafite imyaka 86. Nagafurama. Brandine sumu Nigeria. Sheri rata niwe bebe. Ndiyo mbona Nigeria of course he is. Ngira kasuga gasfunga umuntu. Brandine nawe rero ujya wikoraho nuko nkujya urangira bano batinganya umugabo wawe agataho mugutwara. Naramuka mutwaye no mutinganya uranga ntuzasa. Ni uzatangira kumutwara turabizi. Wavuze neza ati umugabo wanzamugutwara. Ariko ntago yagukunda ubwanuko man iyo ndase yagukunda. Umugabo wanjye yarongo ntago arongorwa bebe. Shut the fuck up. Brandine ni igwe cyangwa numu ibu. Bebe ni igwe pe. Yo isa igwe bebe. Ngiye kubazanira agafoto ka Gasuka akira agakobwa kananutse murebe. Cyakora kuba warabyibushe byatumye ubutinganyi butakugaragaraho kandi waretse kunyikiriza koko mata. Uyu ngo agiye kujya kuzana ibintu Brandine yazanye. Uko Brandine yazanye na bilete ya maternelle wowe. Reka nzane ya gafoto baragakobwa. Wani Gasuku ubwira abantu kuntinye babwiye ngo urantinye. Babwira abantu kuntinye. Gasuku hari imvugo y'indaya. Urantinye cyangwa ntinye? Hari imvugo y'indaya. Nari nicaye mu ndaya ebyiri urumva zidatinga aba Nigeria. Noneho wumva kakaboro mbajije Brandine maze umwe aravuga ngo kamwe karavuga ngo I'm dating a Nigerian. Nundi akavuga ngo I'm dating a Nigerian too. Maze njya kubona bahita bibaza bose ngo igwe o ibu. Umwe akavuga ngo igwe ngo ibu uyitumenya ko abana bari mu kazi. Brandine ari mu kazi. Bebe amene woke ndi ku kazi shari. Ndi mu kazi kose. Ntago du muri mukora mu kabuno. Njewe ariko Kasuku wanza kunda utubuno kabisa ibintu byose ubona mu tubuno. Umurundi wanje akabuno se Kasuku miso fakida ntabwo wiyishyira mani kuri live. Kasuku rakundi niyo ntabwo bitureba amabinga sava yo ngiye kujya kuroba ngiye kujya kuroba Victor Gaspar guma hano uje guma ho agiye muri Gasuku reka mbasetse by story iyi live umuntu ivaho n'imbwa ya mbere umutakazi reka Gasuku uri imbwa cyangwa uri umugabo ngiye kuroba numusumbwa uri imbwa pe nanapanze kujya uyu munsi so ngiye kujya kuroba numusumbwa ugiye kuroba iki reka uziko harimo nk'akantu k'agaturage k'agapeiza kumva nyine kari ibintu ngo kuvuga ko ugiye kujya nagaze ka mukino munini